ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze noneho ushaka intambara z'ubusa kweri hanyuma aza gusubiza ndabyibuka hari ku cyumweru ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa kandi koko sinkizi ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza ariko wiseguriraga iki ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo n'ubu ndacyasaba imbabazi oya bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariwe kuko ibi bya protocol iby'abajanesi ntabwo birimo protocol Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu gifaransa si byo byavugwaga mu kinyarwanda biratandukanye si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi oya ntabwo cyasobanuraga icyo igifaransa cyavuga byanyuranye bite it was not opposite sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu kinyarwanda mwihimbira ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content njye ndashaka kumbwira content nyakubahwa unyemereye buretse content ni uko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze aho izo mvi zanjye zintaye mu gihe kuko ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebwe musobanurira mubwira abanyarwanda ibitari byo yes ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe muri aka kanya mu mbabarire n'izo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form hari content na form content ya misrepresentinze ni iyihe ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva ariko did it change the content yes uravuga yes nakubaza ntabwo ubizi nibyo nibuka ariko na minisitiri nawe arahari of course n'ubundi iyo mbwira nkabaza minisitiri na mbere hose yes minisitiri tubwire biri important burya nabonye abantu bahereka ariko nta protocol iri mu ibi bintu nabonye hari wasubiza ngo abwiye minisita nabi minisita nabi ko tubaze murakoze your excellency ntabwo byari ikibazo cya protocol ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minisita nabi nta kibazo nari mbifiteho ikibazo ni content nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo tujya ku substance nyine kuko guverinoma ya Kongo yari yavuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo yaje irangiye bazanye umukandida wabo muri francophonie so abanyakongo ibyo bavuze nibyo bitari byo hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura barabiquestioninga byose bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze
muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko no ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki nibyo ngibyo by'uko Kongo yanenze u Rwanda mu nama kandi Kongo perezida wayo ataranahari ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioning cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo babiquestioning ibyo navuze bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi babiquestioning bavuga ko ibyo wavuze bitari byo cyangwa ko bitari byo ko bitumvikana ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura ikitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza kuko ibyo navugaga byari clear kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit kandi Kongo itari nahari baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze ibyo ni Kongo yabivuze ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga bitasobanutse meaning what ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo oya barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana best ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama ntishobora kuvuga babiquestioninze bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byo yavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama umuhanzi se bamubarizaga iki kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama hari party yabaye hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo aho ngaho niho hari ikibazo ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira akamubwira ko babikora nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo ko atari byo ko babiquestioninga It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa murakoze kongera kumpa umwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta ni ikiganiro mwakora ni ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho icyabaye niki twibaza ngo niki bavuga tuti turaza kubaza uwo niwe utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisita ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisita yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze sorry wese mufite ikibazo Olivier ko avuga uko minisitiri avuga ni nk'aho bavuze ngo
ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari, mwavuze ko ni nk'aho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. Nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bariya abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bavuze nk'aho bahakana ko ibyo bavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari, ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisita yatubwiye ko abanyekongo batari bahari, reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari. Ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi, ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva. Ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he, cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari, cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari. Ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument, it's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minisita niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo uza kuba yabyumvise igifaransa neza, still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari, kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabitereranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezo Oswald. Byose narabikurikiye, ndetse nanjye nagize comment kiraho minisita aranyandikira, kuko navuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Karubanda. Minisita arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisita yazanyemo ikibazo cy'igifaransa ni impaka ni ndende, ntabwo ari kiriya gice cyonyine, hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa. Ntekereza ko rero mubabaje, njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri, abantu bababajwe na language. Yego, mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye. Minisita atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa.
mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kariya kantu ka Sheryl Silver Mutesi Kobe yagakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye, ariko minisitiri aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. ariko amakuru yari ari aho ngaho nayahe ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye nyakubahwa perezida wa repubulika, kumva abanyekongo bavuga ko perezida yari ahari kandi yari aje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho we minisita yari yitonze ashishimura mesaje azingo arabwira abanyekongo, noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. So ni ibyo reka nawe gutinda nubwo bavuga kubikemura, njye ntabwo ndabona ikibazo cyari kibanza, ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa, ariko na ba ministers wajya muri iyo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane mu buzima bukomeye, we substance aho ngaho yabaye yihige ko ntayumva, yazanye intambara mu bantu n'iki batubazi. nashatse na ntuza ndanayibonye, wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo, kwa kundi ibyo okay. So noneho minisitiri arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze si byo, nta nubwo perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho uko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Amerika. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza Igifaransa. So ni interpretation y'Igifaransa yari yanditse, bo batangiye ku. Ariko minisita we yajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi, kuko issue ntabwo ari ururimi hano, issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussing ari side ya minisita, ari abanyekongo, ari aba baganiraga, hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko. No, no, ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije, kuko niyo mpamvu minisita avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura Igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza icyo Igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minisita, nuko icyo agomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? ye ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. Niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo Gifaransa. Ariko Albert urumva nawe ari na Olivier nyine mufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku Banyarwanda. Yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minisitiri yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioninze ibyo minisitiri yavuze. Wari uhari. Now that becomes the substance kurimo. No, it's not exactly. Hari ahantu, Mr. President, Excellency, the problem is we ajya ngo Abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru
mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. You should be asking what I'm asking. Now if you a journalist agomba guconforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko nari nzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itariyo. That is my personal ariko yatangaje iki ko ya questionings gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo, ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. hari aho ya byanditse muri iyo language, hari aho yabiquestioninze byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese ashatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi. So ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane, uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo ko yari hari cyangwa itari hari, ku buryo hari ngira ngo Scovia yageze aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Kongo, ariko Kongo yari ihagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo, icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa, izindi ntambara ubwo zasubizanye iki? Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza, wabivuze ni nabyo, ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva
ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minisita byanavuzwega ko ari minisita, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minisita. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda, kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki wowe nka minisitiri icyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information ku byerekeye ibyabaye gusa. Erega right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi, ubwo se what is the argument? Muvaneho kajagari muzo. So you ask what you are. Actually what concerned me why I raised it, I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo, minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko, nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya, ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing. Babo nasabye imbabazi nabo bambabarire. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni Discovery Mutesi nyine nkora mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabahe ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure, binagenda bikagera no muri company za security, aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga nahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'50. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Sinzi ababishinzwe hano niba hari ba ministers harabara. It should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho.
minicom uri hano cyangwa n'abandi, abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye murabizi, you have seen it, Minister of Local Government mwarabibonye, bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizihe? Anyway, yihorere icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one way, bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga gusoreza ku kijyanye n'aho ibiciro bigeze ku isoko. Bigaragara ko bihenze, kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho, bizanahoraho, habura ibintu bihora bihinduka. Ntabwo hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo, cyangwa bifite n'ibituruka hanze bitera ibibazo igihugu, byo bihoraho. Ni ugushaka uko tubikemura gusa. Ibyo uvuga byose birazwi, ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha. Urabizi, iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu Kinyarwanda ni iki? Nkunganire. Buriya urabizi ko biriho, baba bunganira umuturage bazi ko nabo, kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye, gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu hari ibijyanye igiciro cy'ibintu byose, n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije, cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya, urabizi ko byazamutse. Byose ibyo bibazo birahari, ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka, ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka, kuko ntibishoboka, ntibidashoboka. Ariko imbaraga zo kugerageza gukemura ibibazo ziratangwa bihagije rwose. Niyo mpamvu ubona ku giciro cya peteroli na diesel bagira batya, tugashaka uko tworohereza abantu, bikanga bikajya muri transport, igiciro cyayo ukuntu bizamuka. Ariko buriya tudakoze izo interventions, tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu, biba byikubye nka kabiri cyangwa na gatatu. Munyemerere ndasoreza ku kijyanye n'isuku. Umujyi wa Kigali muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo, cyangwa se n'ibindi, bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda, ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi, mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Icyo ni ikibazo kigomba kizakemuka. Minisita wa Local Government bacyumva, na meya n'abantu ba infrastructure. Mwe ntimubizi, mugomba kubyumvira hano mubibwiwe mwari mubizi. Kuki bidakemuka? Bigomba gukemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora bikorwa, cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibyo bibazo, nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency. With your permission, may we take a 15-minute break? I don't mind.
Yes, Thank you, sir. then we start with somebody here. When we come back? We'll come back anyway. Let's have Yeah. 15 minutes and then we can go until tomorrow. Thank you, sir.